Amahoro nshuti muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muri nyir'ijuru n'isi, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye ngo tuvuge ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo ufashe umuntu wese ugiye kuryumva ndetse nanjye ugiye kurivuga. Urakoze ko ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo cyangwa se ku nsanganyamatsiko igira iti umugisha w'Uwiteka. Tugiye kuvuga ku mugisha w'Uwiteka. Dusome imigani 10:22. Haravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Umugisha ni inyigisho benshi batavugaho rumwe, gusa ni inyigisho yumvikana kubera ko umugisha ari ijambo rigari, tugomba kubivuga mu buryo burambuye. Ubundi abantu ibintu barabicuritse, babona umuntu wakize baturiya afite umugisha yarahiriwe, ariko Bibiliya ntabwo ariko ibivuga. Abantu bavuga ko umukire afite umugisha. Bibiliya iravuga ngo umugisha w'Uwiteka uzana ubukire. Bivuze ngo habanza umugisha, ubukire bukaza nyuma. Ntabwo habanza ubukire ngo umugisha uze nyuma. Umugisha mu yandi magambo ni ijambo ririmo ibintu byinshi cyane, byaba nka abbreviation kuko ni ijambo ry'impine cyangwa se ririmo amagambo menshi cyangwa se ririmo ibintu byinshi. Ubundi umugisha ni iki? Iyo ujya mu zindi mvugo, mu zindi ndimi, ijambo umugisha risobanura ineza y'Imana cyangwa se uburinzi bwayo. God's favor and protection. Ni ineza y'Imana n'uburinzi bwayo. Umugisha ufite intambwe nyinshi arizo tugomba kuvugaho. Icya mbere cyangwa se intambwe ya mbere, umugisha wa mbere ni ukumenywa n'Imana. Niwo mugisha wa mbere uhagarariye iyindi yose, kandi abamenywe n'Imana, Imana ibaha agakiza cyangwa se mu gakiza niho aba bantu baba. Umugisha wa kabiri ni uguhindurirwa izina. Umugisha wa gatatu ni ukubyara. Kane ni ubukire. Gatanu ni ukurya ibyo waruhiye. Gatandatu ni ukumarwa umubabaro. Karindwi gutangaza amahoro ku bandi cyangwa se kwifuriza abandi umugisha. Umunani umugisha w'ubutaka ariwo wita ihirwe. Umugisha wa cyenda ni umugisha w'ababyeyi. Icya cumi ni ukugira amahoro yo mu mutima. Ibi byose ni bimwe mu bigize umugisha. Mu ijambo rimwe, iyo ukijijwe ibi byose biragukurikirana aho wajya hose. Inyigisho y'umunsi tugiye kuvugaho, tugiye kuvuga ku kumenywa n'Imana, niturangira tuvuge no guhindurirwa izina. Kumenywa n'Imana. Kumenywa n'Imana niwo mugisha uruta indi yose, kubera ko abamenywe nayo bahawe impano iruta izindi, ariyo agakiza. Abantu bose Imana yamenye bahishe mu gakiza, bari mu gakiza, kandi tubibutse ko agakiza niyo mpano ya mbere, nicyo kintu cya mbere ku isi cyangwa se ubuzima bw'umuntu kiruta ibintu byose, kuko agakiza karimo byose. Kandi ikindi, agakiza ni Yesu Kristo. Abafite Yesu Kristo bose abo ngabo barazwi nawe. Mu yandi magambo, aba ngaba bamenywe n'Uwiteka. Yeremiya 1:5 haravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga.
tubibutse yuko abo Imana yamenye burya yarabatoranije, kandi ibatoranya muri benshi, bivuze ngo ni ubuntu Imana yabagiriye kugira ngo ibatoranye ibahe agakiza. Ubu ni ubuntu Imana yagiriye aba bantu, cyangwa se yagiriye twebwe twese. Gusa mwibuke yuko Yesu Kristo acungura isi, agakiza ke yagahaye buri muntu wese, cyangwa se yaravuze ngo buri wese nakakire. Yesu make yagashyize hariya aravuga ngo hitamo inzira, cyangwa hitamo inzira imwe. Abahisemo bose agakiza bose, abangaba barakakiriye. Abagahunze, abatigeze baha agaciro, abo ngabo na n'uyu munsi ntabwo barabona agakiza, kandi agakiza Yesu Kristo yaragatanze. Ndakwifuriza uyu munsi kugira ngo nawe agakiza ka Yesu Kristo nawe ukakire, ube umwe mu bo yatoranyije, cyangwa se nawe wemere agutoranye mu bandi benshi, aguhe agakiza. Matayo 22 umurongo wa 14. Matayo 22:14 haravuga ngo kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Abatoranijwe ni bande? Ni abakristo, ni abera, ni abizera. Reka tuvuge ku guhindurirwa izina, intambwe ya kabiri mu bigize umugisha. Guhindurirwa izina, kubera iki guhindurirwa izina ari umugisha? Iyo umuntu atari yakira Yesu, aba afite amazina mabi ajyanye n'ibyo umuntu abayemo, ubwo n'ibyaha. Umuntu wese uri mu byaha agira amazina bamwita bitewe n'ibyaha akora. Hari abitwa ba Domoro, ba Rukikuzimu, ba Kazizi, n'andi mazina mabi yose ajyanye n'ibyaha abantu babamo. Yesu rero icyo akora, iyo umaze kumwemera ukamwakira mu bugingo bwawe, ahita aguha izina rishya. Mu mvugo yumvikana, mu gakiza abera bahabwa amazina mashya. Bibiliya ni iki ivuga? Cyangwa se Bibiliya ibivugaho iki? Bibiliya itwereka abantu benshi Imana yagiye ihamagara ikabahindurira amazina. Urugero, Yakobo uyu nguyu yahinduriwe izina yitwa Isirayeli. Ubundi izina Yakobo ryasobanuraga umuriganya. Bivuze ngo izina rya Yakobo ryajyanaga n'ibyo abamo, yari umuriganya, kandi koko mu by'ukuri yariganije umuvandimwe we Umugisha, cyangwa se yamuriganije. Yakobo rero Imana imuhamagaye yamuhinduriye izina, iramubwira ngo Yakobo, kuva uyu munsi ntabwo ukitwa Yakobo, ahubwo uzitwa Isirayeli. Isirayeli mu buryo bw'umwuka bisobanura umutsinzi, overcomer. Nicyo bisobanura umutsinzi. Itangiriro 3:29. Itangiriro 3:29 haravuga ngo, aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Wumvise ko Yakobo yahinduye izina akitwa Isiraheli. Umuntu wa kabiri Bibiliya yahindura amazina nubwo ari benshi, Aburamu ahindurirwa kwitwa Aburahamu. Burya Aburahamu sekuruza w'abizera, kera yitwaga Aburamu. Itangiriro 17:5 haravuga ngo, kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Reka tubagire inama, bantu mufite amazina mabi, biraterwa n'ibyo mubamo. Mwibuke ko izina rigira ingaruka mbi mu buzima. Burya izina ryawe ryaguteza ingaruka mu buzima bitewe n'izina witwa, ndetse bishobora no kwangiza icyerekezo cy'umuntu, direction. Babyeyi, niba ubyaye umwana ukaba utarabona umwanya wo kumwita izina,
byaba byiza reka kubikora, wibikora wiyerurutsa. Byarutwa n'uko wamwita bebe, ariko ukazashaka umwanya mwiza ugaha umwana wawe izina ryiza ritazamugiraho ingaruka. Niba umubyariye mu mubabaro cyangwa mu gahinda, ntibivuze ko ugomba kumwihimuraho. Muri iyi minsi ababyeyi benshi abyara umwana afite ibibazo, afite agahinda, yarangiza akita umwana izina rijyanye n'igihe aherereyemo. Urugero, umuntu akita umwana ngo ntibindeba, ntibikureba. Uretse nzamurera icyo Imana yamumereye, nzamurerera icyo Imana yamumereye, nzamwita akuze. Nk'iyo wise umwana ngo nzamwita akuze, make bisobanuye iki amagambo? Iyo uvuze ngo nzamwita akuze, bivuze ko uyu mwana nta zina afite, make ni nameless, nta zina agira. Uzamwita nyine nakura. Azakura ryari? Umwana nitwa nzamwita akuze azakura koko nta zina afite. Babyeyi muhindure, naho ubundi izina ryagukoraho. Nimuhindure kuko burya izina ry'umuntu ryamukoraho, kuko izina ry'umuntu burya niwe muntu. Reka tubagire indi nama. Ntabwo urakizwa, ukeneye ko Yesu aguha izina rishya. Ukeneye kugira ngo ureke amazina mabi ufite, Yesu Kristo uza kwakire aguhe izina rishya. Senga iri sengesho wowe ukeneye ko Yesu Kristo aguha izina rishya, akwambure izina ribi, aguhe izina rishya. Gira uti: Mwami Yesu, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Menye neza ko umurongo mubi ndimo n'izina ribifitemo uruhare. Mbabarira ibyaha nakoze byose, unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, umpe izina rishya. Byose mbisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Amen.